icya kabiri twarebye umunsi w'ishuri urebye ukuntu abana biga abana batangira ishuri mu gitondo kare bakaza bakicara mu ishuri guhera saa 2 rwose bakageza saa 11 bakicaye byiga ko byitwa ko ariho bariga ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa 2 n'igice iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9 kwiga kwe biragabanuka concentration ye absorption ye ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane ugasanga rero nawe ugasanga nayo masaha nyuma ya saa 6 arimo ariga n'amasomo navuga ngo asaba gutekereza cyane icyo yakwiga cyose yicaye gusa mu ishuri wari ariga ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri bivuze iki rero bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nk'uko bari basanzwe biga yego bageza saa 9 n'igice kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bakajya mu byo twita co-curricular co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri reka mbaho urugero minister urugero nabaha tuvuge ko wiga icyongereza yego iyo uri wicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar bakubwira grammar bakakubwira vocabulary bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club cyangwa ukajya muri poetry club cyangwa ukajya muri journalism club ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho ubundi nibyo competence based curriculum iteganya ariko ntabwo twabikoraga rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize urundi rugero naguha tuvuge ibintu by'umuco w'ikinyarwanda abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'ikinyarwanda harimo kubyina harimo gusakuza harimo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo bari barabikora ni ukwiga ikibonezamvugo hari akaba bizi neza ariko nta hantu arabikorera muri co-curricular rero azabikora wajya muri ibintu bya ICT hari ibyo wiga ariko muri co-curricular ukajya noneho muri programming club ukajya muri computer club hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya ugashimangira bya bindi wize muri classroom ntabwo byongeye ku byo wiga ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo rusanzwe wiga rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka ariko uburyo babyigamo birahinduka niyo co-curricular rero navugaga so abana rero kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity rero ubu REB na RTB guhera iki cyumweru bazaba bakorana n'abadose n'abakuru b'amashuri kugira ngo babishyire muri curriculum babiyigishe uburyo bazabishyira ni nabyo umuntu yahita yibaza muri bimwe twagiye tubona mu burezi ni ibyumba by'amashuri bihora binongerwa umuntu akibaza ngo hari uburyo buhari cyangwa se ni ubuhe buryo buzakoreshwa kugira ngo iyo co-curricular ibe kandi izo activite zibe ariko zikorewe muri premises mu bigo bidasabye ubundi bushobozi cyangwa se ubushobozi buzubakwa n'amashuri ahanini nta bundi bushobozi bukenewe fata urugero rw'ibyo nababwiye niba ugiye kugira debate club urakoresha hahandi hari hasanzwe ku ishuri igitandukanye ntabwo wicaye gusa mwarimu ari imbere ahubwo ni wowe uri urakora ni wowe urakora izo activities tuvuze n'ibintu bya sports kuko ni ngombwa ko na sport ibamo hari sport wiga ariko noneho muri co-curricular urayishyira uragenda ugakina umupira ugakina karate hari ibintu byinshi ushobora gukora rero hari aho usanga nk'ishuri rishobora kuba bafite aho ikigo cy'umupira bashobora gukiniraho ni byiza bakinira aho ngaho hari irindi shuri rishobora kuba ritahafite ariko siporo ntabwo ari umupira gusa hari ibindi ushobora gukora ibi ngibi bizafasha rwose
mu buryo abana biga. So icyo rero icyo cy'uwo munsi twongeye na bwa bushobozi bw'abarimu bizatuma abana biga neza kurushaho. Ndetse muri iyo mpinduka nakongeraho nuko on Friday abana bazajya bataha saa 9:30. Niba batahe saa 9:30 abarimu noneho bakore ya continuous professional development yabo CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9:30 kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training bagafocusinga kuri training. Ntago bashobora kubikora abana bari ku ishuri. Iyo ubungubu niko babikora abana bari ku ishuri. Ariko icyo batubwiye nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine. Cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana we ntajye muri izi training. Rero dushaka kugira ngo uwo bagenera umwanya wabo wihariye kandi abana nabo bamaze kujya mu rugo. Abana bagiye mu rugo muri iyo Friday. Rero ibi ni buryo tuvuga ngo turebere hamwe uko kwa organiza umunsi w'ishuri, tugafasha abarimu, tugafasha n'abanyeshuri kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana, tuzamure ireme. So ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije. Ariko ntabwo ariho tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9. Ikindi ni uburyo Yes, nanone twagarutse. Yes, iyi ni Shami One TV nk'ibisanzwe. Twongeye twagarutse tubahaye ikaze. Yes, welcome to talk. Aha ni Shami One TV, tugiye kureba izindi mpinduka zabaye mu burezi cyangwa zigiye kuba 2023-2027 nk'uko minisitiri akomeje abitangariza itangazamakuru. Yavuze ko abanyeshuri umwaka w'amashuri 2023-2027 abanyeshuri bazajya biga bakageza saa 9, mu gihe bigaga bagahera mu gitondo saa 2 bakageza 11 z'umugoroba. Bigaga amasaha 10 cyangwa hafi 10, bivuze yuko noneho bagiye kuzajya bigaho amasaha agera mu 8 cyangwa munsi yaho, bitewe nuko bazajya basoza amasomo saa 9. Aya ni amasomo yo mu ishuri. Noneho nyuma yaho hakabaho icyo bita co-curricular. Co-curricular yasobanuye yuko ari ubundi buryo bwo kwiga cyangwa gukomerezaho ya masomo bize bari mu ishuri kugira ngo bikomeze bibafashe. Ni practical assessment cyangwa co-curricular activity. Ni ubundi buryo bwo kugira ngo abanyeshuri bakore icyo bita pratique cyangwa bahindure strategy yo kwiga, kuko nkuko yabisobanuye yakomeje avuga yuko kuva saa 9 kuzamura ari amasaha abanyeshuri baba bananiwe. Ni uburyo rero bwiza bwo kugira ngo basobanukirwe ibyo bize biri theoric cyangwa bigiye mu ishuri, noneho bajye kubyaplika cyangwa bakora icyo bita co-curricular. Ari nabyo yakomeje asobanura yuko ari ibyo bita practice cyangwa kuba basubiramo mu bundi buryo kugira ngo babashe kurepeta no kubyiga babifate neza. Yakomeje kandi nanone Dr. Nsengimana Joseph anasobanura yuko ubundi iyi gahunda irebana na CBC, Competence Basic Curriculum. Ubu buryo bushya iyi gahunda yatinze kubaho, yavuze yuko yakabaye yaratangiye, ariko Mineduc yabonye yuko bigomba gutangira 2026-2027. Rero babyeyi, rero banyarwanda, rero barimo barezi, ba directeur n'abandi benshi batandukanye, abayobozi b'imirenge mu ishami ry'uburezi, abayobozi b'akarere mu ishami ry'uburezi DDE ndetse na CIE ku rwego rw'umurenge, ni impinduka zabayeho. Ibi byose tugomba kuba tubizi kandi tukanabimenya yuko amashuri azajya atangira mu gitondo nk'uko yabivuze, yuko gahunda byari saa 2 ndetse abana bakazajya bageza saa 9 bari mu ishuri biga, ariko za ngunga n'ubundi zigakomeza zizaho zijyanye na break
kuko hagomba no kujya kubaho icyo bita break lunch, ariko hakaza kubaho gusoza icyiciro cya mbere kijyanye no kwiga bari mu ishuri, hakazaho icyiciro cya kabiri bita co-curricular activity. Icyiciro cya kabiri kizajya gitangira kuva saa 9 kugeza saa 11. Ni uburyo bwiza rero yavuze ko bugomba gufasha abana no gufasha abanyeshuri muri rusange kugira ngo babashe kwiga ibintu babifate, kuko uko ukomeza ubibahata bicara mu ishuri ngo baba bored kurusha uko babyiga barangiza bakajya no kubirepeta bakanabyiga biri practically. Yakomeje rero abisobanura ndetse byinshi yakomeje abivuga kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze unabimenya. Komeza ukora join, ukora subscribe kuri Shami One TV, niho hantu honyine ushobora gusanga amakuru meza asukuye kandi yizewe. Aya rero nayo mu burezi rero, barimo barezi, barimo twese dufatanyije kurerera igihugu, turasabwa kumenya ibingibi kugira ngo tuzagende tuzi orere iravuga iki, timetable iravuga iki mu bijyanye n'uyu mwaka w'amashuri 2023-2027. Ni amakuru mbahaye rero kandi nyabahereye ku gihe kugira ngo mu kwa 9 muzatangire mubizi. None bibutsa yuko ya mafaranga y'ishuri aziyongera mu kwezi kwa mbere 2027, ntabwo azatangirana n'ukwezi kwa 9 ejo bundi amashuri atangiye 2023. Byose rero twakomeje kugenda tubisobanura tunabivuga kuri Shami One TV. Izo part 4 zose zagiye zibisobanura zinabivuga neza, impinduka nyinshi zagiye ziba mu burezi. Dukomeze tubane rero kandi ukomeze ukunda iyi channel kuko icaho ibintu byinshi bitandukanye byiza by'umwimerere. Kora subscribe niba uri mushya. Ciao ciao.